Indwara y'igifu ni indwara mbi cyane, ni indwara ishobora gutuma upfa utazi ikikwishe, ni indwara iryana ku buryo bubi cyane, ni indwara iyo utayirinze, iyo utafashe ibintu bishobora gutuma ukira, bishobora kukuviramo gukomerezwa cyane ku buryo bishobora kuba byatuma umererwa nabi ndetse n'ubuzima bwawe bugahinduka nabi mu buryo wowe utabitekerezagaho. Ni byiza yuko ufata imiti, ni byiza yuko ufata igituma wirinda iyo ndwara ndetse n'ingaruka zayo zishobora kuba zatuma igifu gishobora kuba cyakumerera nabi, cyakubuza kubaho neza. Ni byiza yuko ufata ibituma umererwa neza cyane. Mureke turebere hamwe rero iyi ndwara y'igifu, uburyo umuntu ashobora kuyirinda ndetse n'uburyo uyirwaye yabasha kugira ubuzima bwiza mu buryo bwiza. Ndabasuhuje rero, mbahaye ikaze mwe muherereye mu bice bitandukanye by'u Rwanda, namwe ba diaspora muherereye hanze ndetse n'aba diaspora baherereye muri Afurika, mbahaye ikaze. Twifatanye hamwe twirinde ubuzima bwacu. Wowe mushyashya nkwaye ikaze, ukore subscribe, ukore share, ukore na comment kugira ngo utazacikanwa n'ibiganiro byacu, ukande kukazogera kugira ngo ujye ukurikirana umunsi ku munsi. Ibiganiro ni by'ingenzi kandi nibyo by'ingenzi ku buzima bwacu, kugira ngo tubashe kubungabunga ubuzima bwacu, tubashe no kugira iterambere mu buzima bwacu. Igifu, tugiye kurebera hamwe igishobora gutera igifu n'ikintu gishobora kuba cyagikomereza mu buryo igifu gishobora kuba cyakumerera nabi. Igifu gikabije gishobora guturuka ku bintu byose, uhereye ku maganya, kurya ibintu bikomeye nka syndrome de Munda, indwara ya celiaque cyangwa kanseri y'umura, mu gihe ntagereranywa no kwitabwaho n'umwe mu bayobozi bacu bemewe na gastroenterologist. Ububabare bw'igifu bwinshi bushobora kuvurwa mu rugo. Mureke tubirebe uburyo ushobora kwivura igifu uri mu rugo iwawe. Icyakora niba ufite ibibazo bikomeye, ububabare cyangwa gutangira kugira ibimenyetso bitunguranye kandi bikomeye, kwivuza ni uburyo bwiza bwawe bwizewe. Umuti w'umunani usanzwe ku bababara igifu ni uwo bita imperpiramiti method. Ni uburyo bwo gukoresha biriya bintu by'ibyatsi. Hari ibyatsi byitwa imperpiramiti bashobora gukoresha wirinda buriya bubabare, nibyo tugiye kurebera hamwe. Mu mababi ya peripemiti yakoreshejwe nk'igabanya ububabare busanzwe kugira ngo ifashe igifu mu binyejana byinshi. Niyo bifashishaga cyane. Kino cyatsi muri kubona muri taburo zanyu nicyo cyatsi bifashishaga, nicyo bita imperpiramiti. Gerageza unywe mu cyayi, guhekenya amase yariya y'inka cyangwa kunyunguta bombo ya peripemiti, ni bombo ziva muri bino byatsi. Guhekenya pome cyangwa vinegere ya pome, nubwo itaryoshye cyangwa ngo uryoherwe nayo ubwayo, iyi pantry staple irashobora gufatwa n'ikiyiko. Ushobora gufataho ikiyiko, gishobora kuba cyagufasha kugira ngo ubashe kugabanya igifu. Gerageza kubivanga n'igikombe cy'amazi ndetse n'ikiyiko cy'ubuki. Acide imbere irashobora gufasha igogorwa rya chlorhisi. Igogorwa rya chlorhisi ni igogorwa rikorwa riri mu gifu. Ni mu gifu iri gogorwa ribasha kuba ryakora kugira ngo ibyo turya bibashe kuba byaca mu mara, bibashe kudutunga by'umunsi. Urumva koko bibanza guca mundi mu gifu, bikabanza bigatunganywa. Iyi acide ishobora kuba yadufasha mu igogorwa mu gihe urwaye igifu,
acide nayo ituruka muri bino bintu muri bino bintu uba wanyweye, ni nk'icyayi ubwo niko nabyita, uko ukinywa niko kigufasha n'igogora rya bino bintu, kandi ikindi zigatuma bagiteri zo mu nda zigira ubuzima bwiza. Urabizi ko mu nda habamo bagiteri zishwanyaguza ibyo turya byose by'umunsi. Urumva rero kugira ngo zigire ubuzima bwiza zo gutera ibibazo, kuko n'igifarige giterwa n'inzoka, biba byiza yuko kiriya cyayi kinyweye iriya acide ituma n'ubundi ziriya bagiteri zibasha kubaho neza, zikagira ubuzima bwiza zitarwaye kugeza aho kukwangiza. Iyi ginga nayo yakoreshejwe kuva kera cyane kugira ngo ibashe kugabanya uburibwe bw'igifu. Urumva ko tumaze kubona ibintu nka bingahe bishobora kuba byagufasha mu kuba yenda wagabanya uburibwe bw'igifu. Ahubwo twabonye peripemiti, tubona na ginga, urumva na pome ni ibintu bishobora kuba byagufasha, ndetse n'ubuki n'amazi. Urumva ni ibintu bishobora kuba byagufasha mu kugira ngo ugabanye uburibwe bwo mu gifu, ubashe kuba wabikomezaho na kantite ufata twazibabwiye. Iyi ginga yo ushobora kuba wayishyira muri bya cyayi n'ubundi birashoboka, cyangwa kimwe ukaba wayiteka ukwayo ukayinywa mu mazi ukwayo. Ginga ni anti-inflammatory isanzwe, kandi ishobora no gukoreshwa mu cyayi mu buryo butandukanye. Nko muri bombo naho barayigira, nabwo ushobora kuyinyunguta muri bombo, cyangwa mo kimwe. Batubwira ko ino ginga ari anti-inflammatory isanzwe, kandi ishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye. Urugero babasha kuyikuramo nka bombo, cyangwa mo kimwe ukaba wayivanga na kapusire, ukaba wayikoramo icyayi, ndetse byanashoboka ugashyiramo imizi y'insina. Kandi nzagenda mbabwira n'ibyiza by'insina bigiye bitandukanye. Insina ni byiza mu gihe ushaka gukuraho icyayi cya koromamire, ugomba gukoresha kuva kera kizwi nk'icyayi, kuko twabonye kiriya cyayi cyo hejuru gikoresha cyangwa icyayi gitera ibitotsi, na biriya byo wenda niba uri kugira ububabare bwinshi na kino kugira ushobora kukinywa kugira ngo ubashe kuba wasinzira. Ibi bintu urumva nicyo kenshi bitabazaga kugira ngo ubashe kuba bagira ibitotsi. Nanone ino koromamire ishobora none kuba yakoreshwa nka anti-inflammatory. Urumva ni nayo ishobora kuba yakoreshwa none nk'uyu muti ugabanya ububabare nanone bw'igifu, kongera igafasha imitsi y'igifu kuruhuka cyangwa kuba yarambuka neza mu gihe uri gusinzira, kubera ko imitsi nayo uko igifu gikora nayo imitsi iba iri gukora yacyo. Nanone igashobora kuba yagabanya ububabare bwo kurwara, yaba kurwara cya gifu cyangwa kurwara indi ndwara isanzwe, ububabare bituruka kuri iyo ndwara, cyangwa kimwe nanone ikaba yarinda indwara. Gerageza numara kurya, mbere yo kuryama ubanze wicare akanya gatoya, ubanze uruhuke, kugira ngo ibiryo wariye bibashe kuba byagera mu gifu bitaza gutera ibibazo. Ni byiza yuko mbere y'uko uryama ubanza ukicaraho akanya gatoya, nk'iminota basi yenda nka 30, kugira ngo ibyo wariye byose bibashe kuba byajya mu igogora ryabyo. Ni mu gihe ushidikanya, unywa amazi umunsi wose kugira ngo ubashe kumva ko mu nda yenda igogora ryagenze neza, kugira uremba urwaye igifu koko, cyangwa niba atari igifu ari ibindi bintu. Tubura kubira ibyuya ndetse no gushya. Ni ngombwa gusimbuza amazi twabuze kugira ngo twirinde umwuma, kandi tugumane inzira yajya igenda neza. Umwuma urashobora gutera kubera ubusumbane bwa elegitorolite, kandi birashoboka guhagarika igogorwa. Urumva ni ibintu amazi adufasha byiza kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Nyuma y'ibyo ngibyo bikagutera imatwe. Iyo utanywa amazi, ibintu byose bishobora kubaho ni byinshi. Ari ukurwara umwuma, ari ukugira buno bunuza bwa elegitorolite bukaba bwasumbana, bugashobora kuba bwagutera izindi ndwara runaka zitandukanye, ndetse no kurwara imatwe. Reba uburyo butanu bwo guhanga uburyo bwo kongera amazi ku buryo bworoshye, bwo kuzamura HDSO yawe, kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza, umubiri wawe ugira amazi meza kandi yizewe. Imyitozo yo kugenda udahora uryamye, ahubwo ukagerageza ukava mu rugo ukagenda ukaba utembera n'amaguru, waba ugenda wirukanka, waba ugenda gake gakeya, ariko ugakora siporo yo kugenda. Byose birashobora gufasha mu gihe uhanganye n'ububabare bw'igifu. Gerageza witonze umugongo wawe
hamwe wicaye ku birenge kugira ngo utangire kuko ibi bishobora kugufasha kugabanya ububabare bw'igifu cyangwa wenda bwo kuba wagomeza kuribwaribwa mu gifu, ndetse na ya gaze yabasha kuba yagabanuka ikareka kubamo nyinshi mu gifu kuko umugongo wawe uri kugenda uwukoresha mu buryo bwabugenewe. Gerageza noneho ufate icyuma cyawe usa nk'ugishyushya, ariko wo kugishyushya cyane nyine ku buryo kigira yenda gisa nk'ikigabanuka gushyuha, ariko noneho ugerageze ugikoze mu nda yawe, ugerageze ugikozeho. Ibyo nabyo bishobora kuba byakugabanyiriza ububabare cyangwa wenda ya gaze igashobora kuba yagabanuka. Urumva ko ubushyuhe nabwo bubasha kugerageza kuba bwadufasha muri bwa burwayi bwacu cyangwa kugira ngo twirinde mu buzima bwacu. Gerageza indyo yuzuye niba ububabare bw'igifu bugikomeje kuba bwakurya, ube ariyo uzaza urya umunsi ku munsi, kuko indyo yuzuye iragufasha kuba igifu cyagabanura amagaze ari mu gifu ndetse n'ububabare bukaba bwagabanuka. Gerageza kwizirika mu by'ingenzi by'imirire ya buridi, icyo bita burayiti, ni ukuvuga ibitoki, umuceri, pome na tuwesite. Ibi byose nk'uko bikubwira, gerageza kugenda wirinda kubirya uko wiboneye. Ibyo biryo bifite fibure nkeya kandi birahambiriye cyane mu buryo karemano bwa vitamine yabwo cyangwa ubwirinzi bwabyo. Numara gufata ibyo biryo ugiye kurya, ibyo bitoki n'ibyo miceri, gerageza ukuremo umunyu ntuwuteke, ibirungo nabyo ugire ibyo ukuramo, urugero wenda nk'amavuta ugende ubikuramo kugira ngo ubashe kuba wagira ubuzima bwiza, kuko ibyo ngibyo uko ubikoresha niko wongera igifu cyawe kikabasha kuba cyakomeza kikurya. Ariko inzira nziza yagufasha ni ukubireka, cye kurwanya kugira ngo nanone urwanye iseseme. Iyo urwaye igifu muri amagazi, iyo umaze kurya bino biryo bifite amavuta menshi cyangwa bikaba byagira umunyu, ari amagazi arazamuka. Ari amagazi ni mabi ku buzima bwawe, ashobora kuba yakwangiza, ndetse iyo byagufasha no kurwanya gucibwamo mu buryo ukora n'iyo uruseseme rwaje ushobora no kuba wacibwamo nanone. Abatazi gucibwamo ni nko kuba wenda wacisha hasi, ni nk'inzoka yenda niko nabyita, ukaba wagira kujya kuri tuwarete bya buri kanya. Igihe cyo kuvura ububabare bw'igifu ntabwo buri gihe ari ikimenyetso cyo kwerekeza kwa muganga, cyangwa waba ubonye ibyo bintu ugahita uvuga ati niko guhita njya kwa muganga ndwaye igifu. Ariko iyo bimara amasaha arenga cyangwa menshi kandi bikajyana n'ibimenyetso nk'amaraso mu myanya yawe, kuva amaraso bisanzwe, kugororoka, kugabanuka no kugabanuka k'umubiri ibyo twita kumira, cyangwa kwa kundi ugenda nyine ugasa nk'unanuka, ugasa nk'uwumabye, guhumura amaso cyangwa gutukura amaso, nabyo ni ibintu by'ibimenyetso biri aho ngaho by'indwara y'igifu. Iseseme ikabije cyangwa kuruka, noneho ni byiza kudusura, ni byiza kukivura vuba bishoboka kwerekana ibibazo by'igifu. Bishobora nanone kukwereka ikibazo gikomeye cyane. Wowe mbashimiye mwe mubashe kuba mwakumva kino kiganiro, mugerageze mugishishikarize kuba abandi bacyumva barwaye igifu kugira tugendane. Alayu Construction Limited ni kampani tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasiteri, yaba ama etaje ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi, kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano i Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.